Inshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba mugire amahoro. Rero nifuje kubaganiriza mu magambo makeya cyane mu minota mikeya ku kintu kigendanye n'ubuzima, ikintu kigendanye no kubaho kwacu bisobanuye iki, haba kuri twebwe, haba muri rusange, muri sosiyete muri rusange, ndetse no mu buryo bw'abemeramana, mu buryo bwa gikristo. Kubaho kwacu ni ukubaho kugomba kuba gufite intego, kandi kubaho kwacu ni ukuba kutagomba kurangirira ku buzima bw'uyu munsi tubonesha amaso yacu, kubera yuko nyuma y'ubuzima haba hari ubundi buzima ku bantu babyizera. Ndagira ngo mbabwire, ubuzima bwa muntu, ubuzima bwanjye, ubuzima bwawe, ubuzima bwa mugenzi wawe ni ubuzima butatunguye Imana, ni ubuzima butariho butunguranye, ahubwo ni ubuzima buriho kubw'icyo Imana igushakamo, kubw'icyo Imana yashyize muri wowe. Hari umuremyi wa twese, hari umuremyi waturemye, kandi amaze kuturema twese aduha capacity igendanye n'ibyo yashyize muri twebwe, kugira ngo tubikoreshe, kugira ngo tubashe kuba muri buno buzima dutegura ubuzima bw'ahazaza, bw'ejo hazaza. Wakwibaza uti, ese ko na rimwe kuri iyi si nkaba nararimwe ariko nkaremwa nta ruhare mbigizemo? Hari abantu bakunda kuvuga ngo nza sinabihisemo, ngo rero no kugenda sinzabihitamo, ngo nta n'impamvu yo kwivuna. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Ndabaha urugero rw'imbuto. Iyo umubibyi abibye imbuto yeze, akomeza kuyibungabunga, akomeza kuyifumbira, akomeza gutuma ibaho kugira ngo ikomeze imubyare umusaruro, kugira ngo ikomeze itange imbuto, yera imbuto zindi z'umumaro. Ariko iyo bibye iyo mbuto ikava mu butaka ikagera hanze igakura, ariko ntitange umusaruro, arayitema akayirandurana n'ibizi yayo burundu, agashaka indi mbuto ishobora kwera igatanga umusaruro nk'uko abyifuza. Natwe rero turi ino si dufite uwaturemye, dufite Imana yaturemye. Iyo Mana ifite icyatumye iturema, hari impamvu uri kuri iyi si, kandi mu by'ukuri ufite ubuhanga, ufite ubushobozi, ufite ubudahangarwa muri wowe bwo kubasha kuyobora ibiri kuri iyi si, byo kubasha gukora ibikomeye. Ndabaha urugero mu Itangiriro. Iyo usoma mu gitabo cy'Itangiriro muri Bibiliya, kubemera Bibiliya, ukuntu Imana yabanje kurema ibyari mu isi byose, ngo imaze kubirema irabyitegereza, ngo ibona ni byiza cyane. Imaze kubona ari byiza, ngo irangije ngo iravuga ngo mu ijuru haba inama, ngo iravuga ngo reka tureme umuntu ngo ase natwe, agire ishusho nk'iyacu, hanyuma agenge ibiri mu isi byose. Reka mbabwire, Imana rero imaze kurema umuntu, imaze kurema Adamu, imaze kumushyira mu ngobyi ya Edeni, ngo imuha ububasha bwo kwita ibyaremwe byose amazina, ngo byose abyite amazina. Imuha ububasha bwo kuyobora ibigendera mu mazi byose, amafi yo mu nyanja, ibikururuka ku butaka byose, ibigendera mu kirere, ibinyoni zo mu kirere, ibyo byose ngo imuha ububasha bwo kubigenga. Ariko ubwo Eva yaje kwatakwa na Satani akazana uburiganya, akabushyira mu mutima we, gushidikanya kujya mu mutima we, bakagwa bakarya ku mbuto, bakarya kuri rwa rubuto bari barabujijwe. Reka mbabwire, aho ngaho niho ubwiza bw'Uwiteka bwabaviriyeho, ngo biremera ubucocero, ngo bajya kwihisha, ngo babona ko bambaye ubusa, ngo bafata ibibabi by'ibiti, ngo babiremamo ubucocero, bangije barambara. Hanyuma Imana ije kubasura nk'uko byari bisanzwe, Imana ije kubagenderera, ngo iravuga ngo Adamu urihe? Adamu ngo ndihishe. Ngo wihishe iki? Ngo ndihishe kuko mfite isoni z'uko nambaye ubusa. Imana ngira amazi ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Inshuti yanjye, reka nagiye nkwibarize, ninde wakubwiye ko ibyo bibazo urimo ari byo kukwica? Ninde wakubwiye ko ibyo bibazo urimo ari ibibazo birenze? Reka mubwire, Yesu Kristo mbere y'uko ibyo bibazo bikugeraho, abanza kubishyira ku munzani, akabanza agakenshura, akabanza akabipima, akareba niba wowe ushobora kubyikorera. Ntabwo ari byo kukurengera nshuti yanjye, ntabwo byakurengera, ntabwo amazi yakurengera, ntabwo inyanja yakurengera. Hoya, ufite ubushobozi bwo biraza, ni ibyo kugukomeza, ni ibyo kugutyaza, ntabwo ari byo kukwica. Nuko rero ngo Imana ngo nyuma yaho Yesu ivuga ngo dore ngo uyu muntu amaze gucumura, ngo dore ngo yariye kuri rwa rubuto, ngo ubu noneho ngabaye nk'imwe muri twebwe. Imana ngo imukura muri Edeni, ngo ataragira gute, ngo atararya noneho ku giti noneho cy'ubugingo, kuko iyo arya ku giti cy'ubugingo abantu bari kuzabaho noneho ubudapfa nk'Imana, bakamera nk'Imana burundu. Utekereza gute n'iyi kamere yacu nuko abantu tumeze, tubamutse tubayeho nk'Imana ubudapfa?
byari kuzagenda gute? Imana ibakuramo. Hanyuma Imana imaze kubakuramo kuko yakunze umuntu yaremye, irangije amuranga ibona akababara arimo, imaze kudukura muri Edeni, ubwiza bwayo bwatuvuyeho, presence yayo imaze kugenda, ngirongera noneho ngo iduha umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, uzamwizera, uzamwiringira, ngo wese atazapfa ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho iteka. Nibwo yaduhaye Yesu Kristo, nibwo twongeye gusubizwa muri ya Edeni, nibwo twongeye gusubizwa muri bwa bwiza. Iyo bavuze Edeni bavuze presence y'Imana, bavuze ubwiza bw'Imana buri kuri wowe. Nibwo twasubijwe muri Edeni, nibwo twabonye Kristo. Ariko ninde wa muri Edeni? Ninde wongera gusubira muri iyo Edeni? Nuwemeye Kristo, nuwemeye ubwami bw'Imana kubwongera bugatura muri we, akagengwa nabwo. Icyo gihe umuntu yamburwa bwa bucocero, bya bindi byose by'ibiba bitwaye twarishyizeho, urabyamburwa, none ukambara ubwiza bw'Imana. Imana ikaba muri we, Imana igatura muri wowe, Imana igakorera muri wowe. Ntabwo ndi bujye kure, ariko umuntu ndagira mubwire yuko ufite imbaraga muri wowe zo kurwana n'ibikurwanya, ufite imbaraga zo gutsinda ibyagutsindaga, ufite imbaraga zo kwirukana abadayimoni, ufite imbaraga n'ububasha bwo kubwira ibibazo wari urimo ngo bigende bikagenda, ufite imbaraga zo gutsinda abarozi. Kuko umuntu yahawe ububasha, ahabwa ububasha bwo kuyobora ibimera, ahabwa ububasha bwo kuyobora ibiguruka, ahabwa ububasha bwo kuyobora ibigendera mu nyanja, mu mazi byose, n'ibikururuka ku butaka byose. Ibyo byose umuntu yahawe ububasha bwo kubigenga. Ibi bishatse gusobanura ngo ufite imbaraga zishobora gutsinda abarozi. Hano ndabereka iyo abarozi baroga bakoresha ibi byose dufite ububasha bwo kuyobora. Bashobora gukoresha ibimera, ibi ni ibiribwa, bashobora gukoresha amazi, bashobora gukoresha ibiguruka, ibintu byinshi bakoresha. Ariko iyo umaze gusobanukirwa ko bifiteho ububasha, byose biri munsi y'ibirenge byawe, ubasha gutsinda. Aha rero ndagira ngo mbabwire yuko bene data, ntimugatsindwe n'ibibazo mufite, ntimugatsindwe ngo mutsikamirwe n'ibibazo bibaza bibasanga, kubera yuko hari umwami utubasha kuduha imbaraga. Iyo twamaze gukora icyaha, iyo twamaze kugwa mu cyaha, iyo twamaze kugira kwiyanduza, iyo twamaze kwanduza abo turi bo, kwanduza ubuzima bwacu n'imibereho yacu, tugiranwa n'abambaye ubusa. Tujyanye n'abambaye ubusa, tutangira kwisha, dutangira kububa, kubera ko tugaragara nk'abafite n'abambaye ubusa. Muri rusange icyo Bibiliya bishaka kuvuga ibivuze kwambara ubusa ahangaha, ibivuga umuntu uri adafite n'umwuka wera. Iyo umwuka w'Imana atakuriho, iyo umwuka w'Imana atari muri wowe, uba wambaye ubusa. Ni iki rero cyongera kuguhuza n'Imana kugira ngo wongere kwambara, kugira ngo bwa bucocero wiremeye ubashe kubwamburwa, wongere wambare, wongere umere nk'uwikwije? Aha ni Kristo yagarutse kongera kudusubiza muri bwa busabane bwuzuye n'Imana, kugira ngo twongere kugira ubusabane bwuzuye muri Kristo. Tube muri Kristo, Yesu abe muri twebwe, natwe tube muri we. Icyo gihe noneho tuba twambaye ubwiza bw'Imana. Aho ngo ni hahandi ugenda ukumva ufite amahoro, ufite umunezero, ufite ibyishimo, ukumva urakomeye. Nibwo imiyaga yahuha, ariko ukumva urakomeye. Iyo rero burya utishimye, iyo utanezerewe, iyo uhuye n'ibibazo biguhangayikisha, jya umenya ngo burya wamaze gutakaza Kristo muri wowe, wamaze gutakaza presence y'Imana kuri wowe, ugasigara ufite ubwoba, ugasigara noneho wumva ko ibigize byose byaguhungabanya. Ariko iyo ufite Kristo, iyo ufite umwuka w'Imana ari kuri wowe, uba wambaye rwose, umeze nk'umuntu wikwije. Ndashaka kubwira iki kuri uyu mugoroba? Ndakubwira ngo witsindwa n'ubuzima urimo none, wihangayikishwa n'ubuzima urimo none, wihangayikishwa n'ibyo ubona bikugose, kwiheba, wiva mu buzima, wifata icyemezo cyo kuba wakwiyahura. Ahubwo komera, ukomerere mu mwami, ongera wemerere Kristo, ongera umubwire ngo Kristo, ngo ndananiwe, umubwire ngo ndumva noneho ndemerewe, ibibazo bimbanye byinshi, abanzi banjye baranteye, ibibazo by'ubukene biranteye, abarozi bamereye nabi, imyuka mibi bari kunyoherezaho, iri kungeraho. Yesu Kristo, ongera ube kuri nge, ongera ube muri nge, ongera uture muri ngewe. Ijambo ry'Imana ahangaha riratubwira, iyo uri gusoma isengesho wakwibaza ngo ni gute Yesu yabwiye abantu ngo nimujya musenga ngo ubwami bwawe buze. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo ubwami bwawe buze, ubuhamagaye za mbaraga, ubuhamagaye Kristo muri wowe, ubuhamagaye ijuru ngo ribane nawe. Icyo gihe ibyari bihari byose birahunga, kubera yuko ntabwo Yesu abangikanwa n'abarozi, n'imbaraga z'abarozi, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abasambanyi, imbaraga z'ubusinzi, imbaraga za bya bindi byose bitwambura ubwo bwiza. Iyo Yesu amaze kukugeramo byose birahunga, biragenda, ukaba umuntu uhindutse, ukaba icyaremwe gishya, ukaba uvutse bundi bushyashya. Icyo gihe rero ugira imbaraga zo gutsinda bya bindi. Rero niba uri mu bibazo kano kanya uri kurira, niba wari wihebye, ndagukangurira kwegera Imana.
ndagukangurira kongera gusaba ubwiza bw'Imana ngo kubeho, kongera gusaba ngo presence y'Imana ikubeho, kugira ngo ube wambaye protection, ube wambaye ingabo igukingira. Yesu ngo ni ingabo idukingira, narangiza numara kumwakira arakwereka inzira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo abari muri we, abari muri Yesu, ngo bagize bazahabwa ubwiza, bazahabwa ubugingo buhoraho iteka. Ubugingo ni iki? Ubugingo bufite ibice. Ubugingo burimo ibice bitandukanye, birimo ubwenge, birimo kamere, birimo amahitamo, birimo n'amarangamutima. Ibi bintu muri rusange biragoye kubifata ngo bijere, biragoye kubifata nk'umuntu ngo bibashe kukugirira umumaro igihe cyose udafite Kristo, udafite umwuka w'Imana kuri wowe. Ahubwo iyo utamufite, iyo udafite Imana, ibi bikubera ibigusha. Ubwenge bushobora kukubera ikigirwamana, ubwenge bushobora kuguhindukiramo ubwibone. Kamere yawe hari ibintu byinshi yarikira bibi, kamere yawe ishobora kurarikira iby'ingeso mbi, kandi ijambo ry'Imana rirabitubwira. Ndababwira ahangaha muri Bibiliya imirongo mugenda musoma. Ni ibiki Bibiliya itubwira ibyo kamere zacu zirarikira bishobora gutuma tutabona ubugingo buhoraho? Ni ibihe? Reka mbika ahangaha mbikomozaho mbibabwire. Mu Bakorinto ba mbere, Abakorinto ba mbere 6 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 11, ahangaha batubwira ibituma umuntu atazaragwa ubwami bw'ijuru. Ni bande batazaragwa ubwami bw'ijuru? Kamere yacu irarikira ubusambanyi, ubuhehesi, kamere yacu irarikira iby'isi. Ibyo bikadutandukanye n'Imana, bigatuma twiremera ibigirwamana. Amafaranga yakubera ikigirwamana, inshuti zakubera ikigirwamana, abawe bakubera ikigirwamana, abana bawe bakubera ikigirwamana. Ngo ibyo umwanya muremure n'ibyo usabana nabyo bishobora kuguhindukira ibigirwamana, kubera kamere y'ibyo twe tubona tukabyifuza. Ukifuza inzu, ukifuza kuba mu nzu nziza, ibyo bikaba byaguhindukira ubwibone. Ukifuza kugira imodoka nziza, ukifuza kubaho ubuzima bwiza kugira ngo abantu bakubone. Ibyo nibyo kamere irarikira. Ariko kamere yacu ninde uyitsinda, ninde uyiyobora? Ni Yesu Kristo wenyine ushobora kuguha kubaho udatsinzwe na kamere, utaneshejwe n'ibyo kamere irarikira. Amahitamo yacu, ibyo duhitamo, ibyo tugenderamo none. Reka mbabwire, hari amahitamo meza, hakaba n'amahitamo mabi. Adamu na Eva nabibabwiye ko baguye mu ngobyi ya Edeni, ariko hari amahitamo mabi. Amahitamo ya mbere yo kumva icyo mwuka w'Imana uri muri wo ababwira, icyo Imana yababwiye. Ariko hari n'amahitamo ya kabiri yo kumva ibibashuka. Bamaze guhitamo, bahitamo ikibi, bareka icyiza. Nawe mu buzima busanzwe wirebe, iyo tuvuga ingobyi ya Edeni tuba turi kuvuga iki? Tuba turi kuvuga ubusabane bw'Imana, kuba muri presence y'Imana, kuba mu bwiza bw'Imana. Ese uburimo? Ese ugendera mu murongo Imana gushakamo? Niba atari uwo murongo ugenderamo, mwene data, ndakwisabiye ngo uyu munsi ongere usabe kugira ngo wongere kuba muri Edeni yawe, wongere kuba mu busabane bwawe n'Imana, uhitemo icyo Imana ishaka. Yesu Kristo na mwuka wera bagufashe, ufashwe na mwuka wera, kuko ngo twahawe mwuka wera nk'umufasha kugira ngo agufashe, kugira ngo amahitamo yawe abashe kuba amahitamo mazima. Amarangamutima yacu, hari igihe tugira amarangamutima akadukura mu bwiza bw'Imana, akadukuraho ubwiza bw'Imana, akadukuraho ishusho y'Imana. Ariko mwene data, ndagira mubwire ngo amarangamutima yawe none saba mwuka wera gufashe, akubera umufasha, kugira ngo amarangamutima yawe ntatumutsindwa. Hari igihe tugira amarangamutima ukavuga ngo inshuti zanjye se ubungubu ngo nzivuyeho, ese abavandimwe banjye bavuyeho, ese umuryango wanjye muvuyeho, najya nasigana nande? Hoya, niba ari abakugusha, niba ari abakwerekeza muri Gehenomu, mu nzira igana Gehenomu, ndagira ngo nkwisabire uyu mugoroba ngo reka abo bose ukomeze inzira yawe, utumbere Yesu, tumbera Yesu wenyine. Uvuka gutsindwa n'amarangamutima y'abakugaragiye, wowe kurikira Yesu wizeye, kugira ngo ubashe kuzagira ubuzima buhoraho iteka ryose. Mwibuke Imana ngo yabwiye Abraham, iramubwira ngo Abraham we, ngo va muri iki gihugu, ngo hanyuma ngo usige byose, ngo ugende wenyine, ngo hanyuma ngo nkwereke igihugu kindi ukwiriye kubamo. Ariko niki cyatumye ibwira Abraham ngo yagende wenyine? Abraham asige ababyeyi, Abraham asige buri kintu cyose yakundaga, kwari ukugira ngo agire ubusabane bwe n'Imana. Hanyuma Imana imubwira igihugu, Imana imubwira ibyo agomba gukora. Reka mubwire, uyu munsi nuramuka usize ibyo wari urimo,
ugasohoka mu kigari wari urimo, ukava mu bantu wari urimo bataba umumaro. Ndakubwiza ukuri, nta kintu na kimwe uzakenera ngo kibure, nta kintu na kimwe uzakora ngo cyange, ntabwo uzigera utsindwa, kubera ko wakurikiye umwami. Azakwereka icyo ugomba gukora, azakwereka aho ugomba kuba, akubwira icyo ugomba kuhakora. Ube muri presence y'Imana, ube muri ya Edeni yawe, wambaye ubwiza bw'Imana, udacika intege, udasubizwa inyuma n'ibiguca intege, udasubizwa inyuma n'ibiguhiga. Ndakubwiza ukuri, ciyo migozi. Hari igihe iyo migozi, iyo tuvuga muri Bibiliya, iyo Bibiliya itubwira imigozi, ikatubwira iminyururu, ikatubwira igihome, ibitubwira iki? Ibyo ngibyo bidushushanyiriza iki? Bishushanya izi inshuti zishobora kukubera iminyururu igukurura, ibyo urarikira, ibyo ubamo bishobora kukubera imigozi igukurura ituma utagera ku bwiza bw'Imana. Ibyo bintu byose wakunze ukabiha umutima wawe, ukabibamo, ukabituramo, abo barozi bakuroga bakakuzirika bakagira gute, ibyo byose nicyo gihome. Ushobora kuba muri icyo gihome. Ibyo muri Bibiliya igihome gishushanya ibyo byose ndi kuvuga, ugasanga uri mu gihome. Ariko ni ryari ushobora gusenya ibihome? Ni ryari ushobora guca imigozi? Nuko usohoka ukemera Yesu Kristo, ukamukurikira, ukabaho wenyine, ukaba mu buzima bwawe na Kristo, ukumva icyo Yesu akubwira, ukafungura, ukagira amatwi afungutse. Imana ikuremera abo mugendana, ikwereka abo mukwiriye kubana. Erega muri iyi si, reka mbabwire, muri iyi si tubayeho tugenda mu kivunge cya benshi. Ariko ndababwiza ukuri, nubwo turiho mubona turi benshi, ntabwo turi bamwe. Nubwo tugendana ntitujya hamwe, umujyo ntabwo aba ari umwe. Nubwo dusanya mu kanwa dusa nk'abasangira iby'isi, ariko hari ibidasangirwa, hari ibyo tudasangira. Hari ibyo ukwiriye kwanga gusangira n'abantu. Ukwiriye gusangira n'abantu ibyubaka umuntu wawe w'imbere. Ukwiye gusangira n'abantu ibyubaka ubukristo muri wowe, ibigukomereza intambwe, ibigukomereza inzira. Nanjye bikubwira, si uko natsinze rwose byose, ariko mparanira iteka gukora ibyiza. Kandi hari ibyo nemeye kureka, hari ibyo nemeye gusiga. Nawe uyu mugoroba hari ibyo wasiga. Imugoro hari ibyo wasiga. Kandi ndakubwiza ukuri, nubisiga ugasohoka muri icyo gihugu wari urimo, ugasohoka muri ubwo buzima wari urimo, nimvuga igihugu wumve ya andurwa urimo, wumve ahantu wari uri, ibigusurrounding, ibintu byose bikurimo, ubisohokemo, maze Imana ikwereke aho ugomba kujya. Kandi inshuti zanjye, twihanire kureka, tureke ibi kuyoterwa na Mwuka Wera. Satani, ijambo ry'Imana yatubwira ngo Satani abereho kwica, kwiba no kurimbura. Ariko ni ryari Satani atazakwiba, ni ryari Satani atazakurimbura, ni ryari Satani atazatwara ubugingo bwawe? Ni ryari? Ni igihe cyose uri maso, igihe cyose wumva ijwi ry'Imana, igihe cyose presence y'Imana iri kuri wowe. Satani azaguhunga, Satani azagunge. Kuko ntabwo turaguhunga Satani, ahubwo Satani akwiriye kuduhunga. Ariko iteka ryose tubaho dufite ubwoba. Satani akatwiba ibitekerezo, Satani akatwiba umunezero, Satani akatwiba ibyishimo. Ibyo byose iyo bimaze kutubaho, ndagira ngo mbabwire ngo haba hasigaye iki? Ni hano usanga umuntu ngo yiyahuye, umuntu yapfuye. Ariko kwiyahura, reka tuganire ku kintu cyo kwiyahura, nshaka tuzanakigarukaho. Kwiyahura ni iki? Iyo wiyahuye, hari ibintu byinshi uba wishe. Iyo wiyahuye uba uhagaritse umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana kuri wowe. Iyo wiyahuye uba uhombeye sosiyete urimo. Kuko muri iyi sosiyete hari icyo ugomba kubiba, hari icyo ugomba gutangamo. Iyo wiyahuye ukava muri buno buzima, hari icyo uba ugiye udakoze kandi waremewe kugikora. Icyo kintu ntabwo uzakibabarirwa. Iyo uri mu gihugu, reka dufate urugero, nkunda ko n'amategeko Yesu yaravuga ngo sinazanywe no gukuraho amategeko, ngo ahubwo naje kuyakomeza. Nshuti zanjye, murabizi yuko no kwiyahura, umuntu yiyahuye ntapfa arafungwa. Kubera icyo afungwa? Dore impamvu ya mbere. Iyo wiyahuye muri society uteza ibibazo, urapfuye. Iyo upfuye ntiwishyingura, baragushyingura. Icyo gihe uteje ibibazo umuryango, uteje ibibazo igihugu, uteje ibibazo abandi bantu bakuri inyuma. Niba uri umubyeyi usize imfubyi, ninde uzakurera? Ninde uzarera abana wabyaye? Bishatse gusobanura yuko igihugu gisigiye umutwaro. Niba wiyahuye, reka mbabwire akamaro k'umuntu umwe wumva ukuntu ari akamaro gakomeye mu buzima bwa muntu. Wowe ubwawe iyo uri kwiga, igihugu kikagutakazaho imbaraga. Wowe iyo uri kwiga, umuryango ukagutakazaho imbaraga. Izo zose ni imbaraga zindi zakwiye kuba zikora mu bindi bintu, ariko zikajya kuri wowe. Wamara gukura ukiyahura kubera ibibazo, kandi ibyo bibazo bitumye wiyahura uri umwe mu bagomba kubikemura. Dore rero bigenda bite? Iyo umuntu umwe
kadufata umuntu umwe w'umuhinzi. Umuhinzi yahinze ibyo ahinze, umucuruzi amuranguza araza akabirangura, yamara kubiranguza akabiha umucuruzi akabicuruza, umucuruzi yamara kubicuruza abandi bantu bakaza bakabigura, bamara kubigura abantu bakarya bagahaga, bakagira ubuzima, bakagira imbaraga, bakajya gukora, amaboko akaguka, bagakoresha bako bariye, bakajya gutanga umusada hirya no hino, bamara gukora bagaka umusaruro mwinshi, umusaruro mwinshi ukongera ukagaruka, ukaza nanone ukongera ukagenda waguka, ukarema amashami. Uwo ni umuntu umwe iyo mbuto yaturutseho. Uri kumva umuntu umwe ukuntu agenda yaguka. Abo bantu bose rero, haba uwacuruje, haba uwaranguye, haba uwacuruje, haba n'ubundi uzagira umusaruro uvuye kuri ibyo ngibyo nawe agacuruza, abo bose batanga umusoro. Uwo musoro uraza kubaka igihugu. Uwo musoro wubatse igihugu, kubaka imihanda, igihugu kigira iterambere mu mihanda, bakubaka amashuri, bakubaka amavuriro, bakubaka ibintu byose tubona. Ibyo byose biba byavuye, byatangiriye ku muntu umwe wafashe isuka akajya mu murima agahinga, ibyo ahinze bikagira umumaro, bikazabyara ibyo byose nagiye mvuga. Urumva ko rero iyo wiyishe, iyo wiyahuye, uhombeye leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uhombeye n'umuryango. Noneho nimutekereze ku Mana, Imana yo yakuremye utayigishije inama, wowe ugafata icyemezo cyo kuva muri buno buzima. Nshuti zanjye, njye uri kubikubwira, nigeze kugira igihe cyo kujya kwiyahura, nigeze kurengwa n'ibibazo niga muri senior 4, fata icyemezo cyo kwiyahura, nta muntu wari ubizi, nagerageza kubaho nseka abantu bazi ko nishimye, ariko njya kwiyahura, Imana irantabara sinapfa. Nagize amahirwe, iyo mfa icyo gihe nari kuzabura ubugingo, ariko icyatumye mbaho, icyatumye ntsinda ibyo ngibyo, nicyo nje kukubwira uyu munsi wa none, ngo ntutsindwe nabyo, ntutsindwe, ahubwo uhagarare wemye kugira ngo Imana irusheho kukugirira neza. Ntuzemere, burya urupfu rurimo ibyiciro bibiri, hari ugupfa by'iteka ryose, ariko hari n'ubundi buzima. Hari ugupfa kuri uyu mubiri, tukabona ko dupfuye tukava hano, ariko tuzongera kubaho imyaka ubudapfa, tuzongera kugira ubudapfa, tuzongera kubaho mirere na mirere. Ese ujye ubitekereza, uyu mubiri twambaye ni nka kositimu ishaje. Iyo wambaye kositimu, iyo ishaje urajugunya, wambaye umwenda, iyo ushaje urajugunya, ukazana undi mwambaro mushya, ukongera ukawambara. Ibyo bidushushanyiriza iki? Ubu buzima twambaye, ubu mubiri dufite, uyu nguyu nawe uzasaza, tuwamburwe, ujugunywe, hanyuma ariko wa muntu w'imbere yongere yambara ubuzima bushya. Ese koko twese turi twiteguye kwambara ubuzima bushya? Turabyiteguye? Ujye utekereza icyo kintu. Uko hari abantu bazabaho byiteka bari mu mwami, bakabona Kristo, bakabana na Kristo ubuziraherezo, ni nako hariho abantu bazahekenya amenyo bari mu muriro utazima, bari mu nyanja yaka umuriro. Ahangaha hari ibintu byinshi cyane nifuza ko tuzagenda tuganiraho, ariko reka minira ahangaha kuri uyu mugoroba mbabwire ngo, inshuti yanjye, ntiwihebe kubw'ibibazo ufite. Twahawe imbaraga muri Kristo. Nyuma yuko umuntu amaze kwiyambura ubwiza, nyuma yuko umuntu amaze gucumara, nyuma yuko umuntu amaze gusohoka muri Edeni, nyuma yuko umuntu amaze kwiyemera ubucocero. Iyo umuntu amaze kwiyemera ubucocero ni iki? Uyu munsi wa none hari abantu benshi cyane bavuga ko bari mu Mana, ariko nyamara bavuga Imana n'ururimi rwabo, ariko Imana itari muri bo. Bavuga Kristo ku rurimi, ariko Kristo atari mu mitima yabo. Ariko ndakubwiza ukuri, nugira Kristo wa nyawe uziyambura ubwo bucocero. Rero hamwe no kwizera, hamwe no kwemera, twemere ko turi abanyembaraga, twemere ko turi abatsinzi, nta kintu na kimwe kizadutsinda. Nitwizere umwami w'abami, nitwizere umwami w'abami, nitwizere umwami watubambiwe. Ndababwiza ukuri, amaraso Yesu Kristo yamennye azahora ku nkomatizo z'uruzitiro rukuzitiye, z'ibyawe, z'urugo rwawe, z'umuryango wawe, z'abana bawe, z'akazi ukora, za business yawe, mu bwenge bwawe hazahora harinzwe. Amahitamo yawe azahora arinzwe, kubera ko nta kizayahungabanya, nta kizagutwara, mu gihe cyose ufite presence yuzuye y'Imana, mu gihe cyose ufite mwuka wera. Nshuti yanjye, niba utarakira Yesu, ndagusabye ngo umwakire uyu munsi. Birashoboka ko mbaganirije ikiganiro mutatekerezaga, birashoboka ko mbatunguye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nyuma ya bya bindi byose, inshuti zanjye, reba, ese ibyo wavuyemo byakumariye iki? Ibyo wabayemo byakumariye iki? Ibyo uri mu munsi wa none bikumariye iki? Ese abapfa, iyo tubona abantu bapfa uyu munsi, ejo abantu bagapfa, bitusigira iki? Bitubwira iki? Ese tujya tubitekereza ko natwe hari ejo twarangira?
tujya tubyibaza, tujya twibaza yuko tutazi uko ejo hameze, uretse kubyizera tukavuga ngo ejo ngo tuzakora ibi, ejo tuzakora umwaka utaha tuzakora ibindi, tugakora plan, ibyo tukabyizera dutyo tutazi ko tuzanahagera. Niba tubasha kwizera ibyo, tukabasha kwizera ibyo tutazi, gute tutizera umuremyi? Gute tutizera Imana isumba byose yaremye ibi bihe, nyiribihe, yo ihinduranya ibihe, ko uyu munsi yabyubika, uyu munsi ukagenda, waba ugiye hehe? Iyo abantu bapfa aba ari imbuzi, aba ari ukutuburira, Yesu aba ari kutuburira, aba ari nko kutwibutsa. Bira ni ibitwibutsa, ni ibihe bitwibutsa ngo nyamara mwongere mwikomange mwirebe, kubera yuko nawe ejo wagenda. Rero ndagusabye ngo mu byo ukora byose ibuka utekereze ngo uyu munsi ndamutse mfuye najya, uyu munsi mvuye muri uno buzima najya. Imana ibaha umugisha, mugira amahoro, ndabakunda, umugoroba mwiza, ndabifuriza guhinduka, ndabifuriza gukizwa, ndabifuriza gutsindwa mu mitima yanyu, Mwuka Wera abagenderere mu kigo mu mitima yanyu, muhindukirire, dukora ibyiza ubudacogora, dukora ibyiza ubudasiba, dukora ibyiza ubudasubira inyuma. Nyamuneka nubwo none ibuka utumbere umusaraba, usabe Yesu Kristo imbabazi, aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyari ku ntebe ategereje umugana ngo amubabarire. Kandi wibuke ko ari ku musaraba yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwe nimusange ndabaruhura. Abo nta bandi, ni wowe yavugaga, ni nge yabwiraga, n'undi yabwiraga ngo wowe urushye n'uremerewe ngo musanga muruhure, kuko yikoreye iyo mitwaro, yikoreye ibyo byose. Ibituremerera nta bindi, ibyo byose bituvuna nta bindi, ni ibyaha byacu, ni ibibazo byacu, ibyo bintu byose biza bikadutsikamira. Ibyo ni Yesu Kristo yavuze ngo nimubinzanire ngo mbaruhure, ngo kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda ngo yikorere ngo umusaraba we ankurikire. Ikorera ibyo bibazo byose, ikorera byose meze nk'umusaraba kuri wowe, umukurikire hanyuma ubimuhe, kuko yabambwe ku musaraba, yabambanwe n'ibibazo byose, ubimuhe abibambe ku musaraba, bibambwe ku musaraba, ubu uruhuke. Hanyuma numara mu mutima ugire umunezero n'ibyishimo, ajye muri wowe, azaguhindukira itabaza mu buzima, azaguhindukira inzira ikujyana ku bugingo, ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Inshuti zanjye ndabakunda, nakwifuza yuko ngewe nawe twaragwa ijuru, nakwifuza ko ngewe nawe twabona ubwenge buri hejuru y'ubundi bwenge, kuko Imana ni Imana isumba byose, ni Imana itanga amahoro, ni Imana itanga kubaho, ni Imana itanga umunezero, ni Imana itanga ibyiringiro, ni Imana itanga urubyaro, ni Imana itanga akazi, ni Imana itanga aho bahahira, ni Imana imara amapfa, ni Imana yibagiza ibihe wanyuzemo by'umubabaro ikaguha ibyishimo n'umunezero, ni Imana iguha ubwenge, ni Imana igukomeza, ni Imana igucira icyanzu, ikagukura hagati y'abanzi bawe, ikagukura hagati y'ibyaguhigaga, ikagukura mu bihome, igaciye iyo migozi. Nta kindi, icyo ngusaba ni ukuyemerera. Emera Yesu Kristo akubere inzira n'ukuri n'ubugingo. Emera Yesu Kristo akubere ubuturo bw'iteka mu mutima wawe. Emera Yesu Kristo akubere itabaza, va mu mwijima, tandukana n'umwijima. Yesu Kristo arabakunda, kandi numwemerera uzatsinda byose, numwemerera uzatambuka muri byose, numwemerera uzabona ubugingo buhoraho, numwemerera uzatsinda ikibi n'igisa nacyo, numwemerera uzirukana indwara mu bantu, uzirukana abadayimoni, numwemerera azagukoresha ibikomeye undi muntu wese ataguha, undi muntu wese atagushoboza. Iyi si uzayitsinda, kandi Satani azaguhunga mu izina rya Yesu Kristo. Mbigusabiye nizeye, amen.